imana igahishura ibyo. Umuntu baramuzinze kwa muganga barabuze urubyaro, amini barabuze umwana mu nda batamubona, cyangwa bakavuga atazabyara. Ariko hari ako gasambi umuntu yapfukama, mukecuru kukuri, mwana muto, mu papa waho akubwira ati dore bari baragize ari kuzabyara. Imana ihabwa icyubahiro. Itorero rifite imbaraga rikomeye cyane, ribasha guhishura amabanga ya Satani rikayashyira hanze. Niyo mpamvu Satani atazaturiboneza, kandi itorero niryo ryonyine rifite imbaraga. Abantu b'Imana bonyine bafite imbaraga yo guhindura no kuburizamo imigambi ya Satani. Naho gereza z'isi, inkoni, ubucamanzi biki baragerageza nibyo, ariko itorero rifite imbaraga, ridafunze umuntu, ridakubise umuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Mbona kabitu cyaremwe gishya. Hanyuma reka nihuta mvuga noneho ko inkomoko y'ibanga uburyo ribayeho. Kuki Satani atarifatisha? Kuki bidakunda? Kuki ririho? Kuki rikora? Kandi Satani yaragerageje kuva muri 64, kuva ku mwami Nero hari gusubiza hejuru. Satani yagiye agerageza, bamwe baratwikwa, abandi baricwa, abandi baramanikwa, abandi bacirwa ibihanga, abandi muwanditsi wabaye baravuga ngo birwaga birukanka ku misozi nta myamba, bambitswe ubusa, abandi bagakerezwa inkero. Ariko itorero rikomeza kubaho. Imana ihabwa icyubahiro, rikomeza gukomera. Ubundi ribayeho rite? Duhishe gute? Ubundi tubaye mu buhe buryo? Imana ihabwa icyubahiro. Impamvu Satani atazapfa rifatisha ngo rishobore, ari impamvu agerageza uburyo bwose butandukanye. Itorero ryizera gutabarwa mu makuba no mu ntambara yaryo n'umwami waryo Yesu. Dufite umugabo mukuru ku rugamba twizeye, kandi ubundi turi gukina umukino wakinwe kera. Yesu insinzi yarayibonye, ubundi turi mu nsinzi. Niyo mpamvu tudakwiye gukuka iki umutima. Itorero uburyo ribayeho ryizera ubutabazi mu ntambara zaryo zose. Yohana yandikira aya matorero, yaravuze ngo kuri aya matorero, kuko ari we umwami ubwe, ari we wifitiye izi nyenyeri, uzifite mu biganza, yari yarapfuye akaba ariho. Haleluya. Ryari ryizeye ubutabazi. Impamvu tudakuka umutima nuko twizera ubutabazi. Ntabwo twicaye ku cyuka, ahubwo twizeye ko twizeye abishoboye byose. Niyo mpamvu ribaho, niyo mpamvu rikura, niyo mpamvu ridacika intege. Niyo mpamvu Paulo avuze ngo dukubitwa hasi bugacya bukira, ariko ntabwo dupfa, ntabwo dukutse imitima, ntitumeze nk'abashobewe. Oya, kubera iki? Twizera ubutabazi, kandi iyo twizera dutabara ituma tudakorwa n'isoni. Ntabwo dukorwa n'isoni, ntitumwarwa, twizera ubutabazi mu ntambara zacu zose. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu iri torero rifite urireberera. Dufite urireberera. Mbibutse Baraki yohereza Baramu kuva mu Bisiraheli, yibwiraga ko bari aho nta umeze neza rero umuntu w'Imana. Yego, turaho. Urakomeye. Turashima Yesu. Reka unyemerere kuko tugira umugisha wo kubana. Yego. Wibwira abantu badukurikiye, nubwo atari ubwa mbere, ariko birashoboka ko hari uwababonye, hari uwabakubonye aribwo bwa mbere. Emera wibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Mazina ni Maniriyo Emmanuel, ariko benshi banze ku izina rya Patrick. Nanjye niryo narinze ubundi. Niryo benshi bazi. Nteranira ku itorero ry'i Masaka, Paruwasi ubwo ni Kabuga, Rurembo n'umujyi wa Kigali. Uri umugabo, uri umusore? Ndi umugabo wubatse. Yego. Tunejejwe n'Imana iduhuje nawe. Yego. Kugira ngo rero n'ubundi tuze gukomezanya, nyemerera udufashe, hanyuma utwingingire Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro, ndetse ifashe n'imitima y'abagiye kugikurikira. Yego. Dusenga Imana. Mana, turagushimye, izina ryo nirihabwa icyubahiro. Muri mwe bitunezeza nuko watwemeye natwe tukaba abana. Muri mbye yaravuze ngo aho twari hari mu butayu butagira abantu, butayu bw'inyamaswa bwa Sikorupiyo, twari abanzi b'umusaraba, twari babi, ariko urupfu rwa Yesu Kristo rutwegereza hafi y'amasezerano, duhindurirwa mazina, twitwa abana b'Imana. Turagushimye ko muri benshi watoranyije, wahamagaye natwe turimo, kandi kutugirira icyizere nabyo byatugaragarije urukundo wadukunze. Gushimye kubwo mwanya uduhaye rero, mubane natwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Umwuka Wera zitugote, ubwenge buva ku Mana, ihishurirwa, yerekwa, bibane natwe muri uyu mwanya. Dushyigikire rero, mugambe mwiza abana natwe ni mu izina rya Yesu. Amen.
ahangaha kuri kamera kuri mikoro ndi kumwe na Awuna w'iyi televiziyo, ariko ni umukubaganyi basi arimo aranyendereza. Itorero rigenda rinyaga Satani, rikora umurimo ukomeye cyane. Muribuka Petero ngo yigisha akayana abantu ibihumbi hafi 3, na n'uyu munsi kandi mu nsengero abantu barakihana, barakizera, ibiterane birakorwa. Itorero riranyaga, barabibona, barabasambanya, barabiki, bamwe n'abaririmbye, abandi n'abigisha, bigisha abandi batanga ubuhamya. Ndibuka nigeze kujya bajya banjyana hatandukanye mu matransit kujya gutanga y'ubuhamya. Umuntu wagerayo ugasanga leta yaramunaniwe, inkoni zaramunaniwe, amapinga afunzwe nk'inshuro zingahe, ariko itorero rikamunyaga. Haleluya! Itorero rikamunyaga akaba umwizera, akabatizwa, kubaka urugo bigakunda. Imana ihabwa icyubahiro. Itorero rinyaga Satani, niyo mpamvu atazarikundira ko riba amahoro, ariko nimuhumure, itorero rifitwe na Kristo, turarinzwe, turashinganye, nta kintu tuzaba. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikindi itorero rifite, ubona Satani atazarikundira ko ripfa kumubonaho amahoro cyangwa upfa kumubonaho amahoro, itorero ribasha guhishurirwa ibiri imbere. Nibuka neza hari ubutumwa bugeze gutambuka ejo bundi, Satani avuga ko zaba za Loni, iyi miryango yose ikomeye mu isi, nta mbaraga ifite yo kuba yagira icyo ikora ku migambi ye no ku mishinga ye. Aravuga ngo abantu bamubangamira nta bandi, ni ba bantu ba bwa bwami, ni itorero ry'Imana, ngo rimumerera nk'ihwa rimuhanda mu kirenge. Imana ishimwe, kuko niryo risoma ibihe, rimenya ibihishwe, rimenya imigambi ye, rikayishyira hanze, hanyuma igapfa ubusa. Imana itugarura ibihe nk'ibya mbere. Muribuka inkuru za Elisa n'umwami w'i Samariya, yajyaga amubwira ibyenda kuba. Itorero rifite imbaraga ryo kumenya ubwiru, amabanga ya Satani, ibyo NASA itamenya, ibyo ibyogoje na za satelite bitabona, ariko umuntu w'Imana. Haleluya! Kandi bitagendeye ku mashuri yize, ubana n'Imana, kiranukira Imana. Imana yahaye izo mbaraga, yahaye iyo mpano, yahaye ayo maso, akabibona. Inshuti z'Imana, ntabwo twiyizi, ntabwo tuzi abo turibo. Dufite amaso areba ibyo binoculars zitabona, dufite amaso areba ibyo za night vision zitabona, dufite amaso areba ibyo NASA, ikigo gikomeye cya Amerika, kitabona, ibyo satelite zitabona, ibyo za radar zitabona. Ariko umukecuru wapfiyo ugendera ku nkoni. Imana yabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Turabahamya bibi ngibi, bagiye bazingurwa, bari barazinzwe. No mukiranutse, nta wundi mutungo wundi Imana ifite mu isi. Oya, si ibi bitaka, saya mashya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hano ni ku Munara TV Samu. Hano ni ku Munara TV Samu. Hano ni ku Munara TV Samu. Hano ni ku Munara TV Samu, ishakiro y'ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Rirashinganye kandi turarinzwe. Nari mvuze ngo indi Baramu ajya kuvuma Abisiraheli, barakibwiraga ko ari abantu bari aho, bari mu kibaya, badafite gikurikirana, bari aho. Ariko Baramu mu kujya kubavuma yagerageje uburyo bwose. Imana ubwo yibwirira Baramu iramubwira ngo uvuge ibyo nkubwiye. Yajya kubavuma akabahesha umugisha. Isi igira ngo turi twenyine, abantu bagira ngo turi twenyine, bagira ngo turi inzererezi zaho ngaho, bagira ngo nta bwenge dufite, bagira ngo turi abantu bari aho ngaho, ariko dufite gikurikirana. Reka mbabwire abakristo muhumure, aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we uba. Umutima w'Imana ntabwo uri ku mabuye y'agaciro ari mu isi, ntabwo uri ku birombe bya peteroli buri mu isi. Oya, ntabwo uri ku butunzi bw'isi tubona. Umutima w'Imana uri ku bakiranutsi bayo aho bari. Ijambo ryaravuze ngo dore ugutwi kwayo kuri ku bakiranutsi ngo yumve gutaka n'ijisho ryayo. Manwe, uyu munsi rero reka mvuge ngo ni umunsi udasanzwe
yego Imana yadutekerejeho ikakudutumaho. yes. Uyu munsi Imana yaguhaye iki uraza kutugaburira? Ni ijambo ryayo, ni ijambo ry'Imana. Umuhanga niwe wavuze ngo no muri biriya biranditse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana umuhanga yaranditse aravuga ngo ni inkota ityaye amugi yombi. Petero wabyandika yaravuze ngo ni inyenyeri, ni itabaza imurikira intambwe z'ibirenge byacu. Dawidi nawe yabivuzeho. Ijambo ry'Imana rero niryo rikuza umuntu, ryo rimukuza, niryo ni umunzani twipimaho tukamenya ibiro byacu by'agakiza, kandi indorerwamo twireberamo tukareba koko niba ishusho yacu ku byo dukora nibyo bigaragara ishusho yo gukiranuka y'ubumana. Tukarebera mu byanditswe rero niba koko dushyitse cyangwa tukiri abo kwigishwa. Kandi Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo rigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhana no kumukuza no kumuhugura kugira ngo umuntu w'Imana aba ageze ku rwego rushyitse. Ni ijambo ry'Imana. Reka rero nguhe umwanya wisanzure, Yego. Umwuka wera gushyigikire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yego. Murakoze abadukurikiye. Tujya kuganira ku ijambo ry'Imana. Bona iyi minsi abantu batarimo baha umwanya cyane. Hari umuhanga watanze ejo bundi ngo umuti uvura agahinda, avuga ko icya mbere kivura agahinda ari umuziki. Ariyo mpamvu buriya ngo nta kabari katabamo umuziki, kuko umuziki ngo ugira uruhare mu kuvura agahinda. Ubwo nabisi umuziki ngo uvura agahinda. Hanyuma niyo mpamvu mubona Satani arimo akoresha cyane ibintu by'umuziki cyane, kuko umuziki ufite impact nini cyane ku buzima bw'umuntu. Ikindi yavuze ngo kivura agahinda, yavuze ko ari ibiyobyabwenge nabyo ngo bivura agahinda. Niyo mpamvu mubona abantu benshi isi barimo biyahuza ibiyobyabwenge kugira ngo barebe ko bakwivura depression, bakwivura agahinda gakabije, kuko isi iragenda ikandakanda abantu ibabuza amahoro. Kandi ntabwo ireba ngo urakize, ntabwo ireba ngo urakize, ntabwo ireba ngo urakennye. Ngeri zose isi irimo irabakandakanda. Niyo mpamvu barimo benshi biyahuza inzoga, abandi ibiyobyabwenge kugira ngo bivure depression. Ikindi kintu ngo kivura agahinda, abahanga barimo bagaragaza n'ibigendanye n'imyidagaduro, imikino, kugira ngo bibuze barebe ko byibuze mu mutwe barangaraho ukuntu. Ariko ibyo byose ni iby'akanya gatoya. Nanyweye inzoga kugira ngo nsinzire, nabanzaga nkanywa, ariko n'ubundi nabyuka nkabyuka n'ubundi bya bitekerezo birani nk'ikinya, ariko kiva mu muntu igihe gito ubundi kigahita kimuvamo. N'abanywa inzoga n'iyo miziki bavuga n'ibiki byose bakora ni iby'igihe gitoya. Nibyo Satani ababeshyeshya ababwira ko bakwivura, ababwira ko byabavura, ariko ni iby'igihe gitoya. Dore ikintu kimara agahinda byiteka no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo ufite Yesu nk'umwami n'umukiza, umuririmbyi yaravuze ngo niwe nshuti nziza mu byago, mu mibabaro, mu makuba, watuba hafi. Iyo umwakire rero hari ibyiringiro arema mu bantu, hari amahoro aguha, hari umutuzo aguha. Yesu niwe umara agahinda permanently, byiteka bitari iby'umwanya mutoya, ibitari by'umwanya mutoya. Isi rero irabeshya abantu, Satani arabeshya abantu bakiyahuza ibyo ngibyo, bakarara mu tubyiniro, bakumva imiziki, bakagira gute, ariko n'iby'igihe gito n'ubundi bagaruka mu mubiri wabo, n'ubundi bari muri bya bibazo n'ubundi. Reka rero tuganire gato ku ijambo ry'Imana usanga mu rwandiko rwa Korepande y'igitoro ry'Abakorinto, igice ni icya 4, umurongo ni uwa 7, ni ku rupapuro rw'182. mu twamagambo aravuga ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine Pawulo abwiriza. Hepfo haranditse ngo ni imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa, imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa. Murongo wa 7 uravuze ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Murongo wa 8 rero nashakaga cyane kunotingaho, haranditse ngo dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Imana ishimwe. Turashobewe ariko ntitwihebye. Yego, turarenganwa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma reka dusoreza mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere, murongo wa 19 n'umurongo wa 20. Igice cya mbere murongo wa 19 n'umurongo wa 20 haranditse ngo
ku murongo wa 19 aravuze ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri ndwi nibo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo imibabaro, amakuba, intambara kuba Kristo cyangwa se kwitorero, ariko nanone n'ibanga ry'imibereho yabo. Amakuba, imibabaro, intambara kuba Kristo cyangwa kwitorero. Nimvuga itorero ntabwo mvuga itorero riri lokali, ndavuga Eglise Universelle, ndavuga rya torero ry'umwuka ry'abatoranijwe mu mahanga ataramwe, mu moko, mu ndimi, mu bihugu bitandukanye, hanyuma bagatozwa amategeko y'Imana, bagahamagarwa, hanyuma bagatorezwa mu mibabaro, bagatorezwa mu ijambo, bagatorezwa mu ntambara, bagatorezwa mu bigeragezo, hanyuma bakaba bafite umwami wabo ari we witwa Yesu Kristo. Bibutse ko itorero ry'Imana mu isi riri mu bwami bw'isi, ariko nanone ribarizwa mu bwami bw'Imana mu buryo bw'umwuka, spiritually ni ubwami, babarizwa mu bwami bw'Imana, kingdom of God. Iri jambo tuvuga none rivuga ngo imibabaro, imihangayiko, intambara by'abagenzi bajya mu ijoro, ariko n'ibanga ry'imibereho. Urebye abakristo mu isi bafite intambara zitandukanye, kuva ku guhamagarwa kwa Aburahamu kuza kugeza ku itorero ry'intumwa, kubaza amateka y'abamakabe na Antiochus Epiphanes wa 4 hafi mu myaka 200 mbere yuko Yesu avuka, kubazi ibyabayeho Daniel bihanuyeho ikizera cy'umurimbuzi gihagarara hera, Antiochus Epiphanes umwami w'Abagiriki abamerera nabi, atambira ingurube ku ruhimbi, Abisirayeli babuzwa imihango yabo, gusenga, gutamba ibitambo, kuzamuka kugeza ku kuvuka kwa Yesu, itorero rya mbere ry'intumwa, imibabaro yabo, kugeza ku itorero ry'uyu munsi ryavutse ku ntumwa byawe n'intumwa kubwo kwizera. Hari imibabaro, hari intambara, hari amakuba agenda abaho, ariko none hari uburyo ribayeho. Daniel yerekwa ryabuye ni Nebukadinezari abona cya gishushanyo, ngo yabonye ibuye ritarimbuwe n'amaboko y'abantu, ngo ryaraje rikubita cya gishushanyo gihereye ku birenge, ngo kiramenagurika cyose, ngo hanyuma wa mukungugu, ngo umuyaga uturuka iburasirazuba bw'Iburengerazuba uraza ngo urahuha, ngo hanyuma ryabuye rigenda riganza, rigenda rikura. Iryo buye ni ubwami bwa Kristo, ko kuva Yesu yavuka ku bwami bw'Abaroma niwe buye ryaje rikazengereza leta y'Abaroma, ribagwa nabi kugera uyu munsi wa none. Ibuye ryagiye riganza, ubwami bwa Kristo bwaraganje, n'uyu munsi wa none buraganje. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ntabwo Satani yigeze abyishimira, ariyo mpamvu agiye yigeze kugenda atera ibitero bitandukanye ku itorero, ku bagenzi bajya mu ijuru. Muzi ibyo mu Kristo yagiye ahura nabyo, ariko kubwo kwihangana no kugira impamvu y'urugendo yari arimo, byatumye urugendo rusoza neza. Nanone kandi hari uburyo iryo torero ribayemo. Mwibuke neza mu Kristo yageze mu yerekwa mu nzu yarimo ibyumba bitandukanye, ngo hari icyumba bamweretsemo cyari kimo cyakamo umuriro mwinshi, ariko ngo yakwitegereza akabona hari uri gusukamo amazi, ariko yasukamo amazi akabona ntabwo umuriro uri muzima, akabona ntuzima. Noneho ngo abaza umusobanuzi ati kuki umuriro bamenamo amazi ntuzime? Umusobanuzi ngo amwegereza hanze ku ruhande, ngo amwereke umuntu muremure wari uhari inyuma y'inkike, ngo arimo amenamo amavuta. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo uko bamenagamo amazi uyu yamenagamo amavuta, noneho ngo bigatuma amavuta aganza amazi. Imana ishimwe cyane. Ibi strategy zose Satani yagiye akoresha, metode zose yagiye akoresha, itorero ry'Imana ryagiye rikura, ryagiye riganza, ryagiye ribyara, bitangaza birakorwa, abakizwa baraboneka, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Ntabwo rero itorero ry'Imana rizazima, ntibishoboka, kuko hari uri inyuma. Imana ishimwe, ugenda yongeramo amafuta, kandi imbaraga z'umwuka wera ziracyakora. Bagenzi bajya mu ijuru muhumure, itorero muhumure, bakristo muhumure. Nibyo muri kurwanya intambara zitandukanye, zaba izo mu mibereho isanzwe, zaba iz'umwuka, zaba izo mu ruko, muhumure. Yesu Kristo yanesheje urupfu, anesha umubiri, anesha na Satani, muhumure. Iri jambo dusomye rero mu byashyuriwe Yohana, murabizi ko byanditswe na Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, ku karengane ko guhamya. Bari itorero ryarimo rirwana n'icyitwa Caesar worship. Murabizi Roma yigeze igira umwami witwaga Caesar,
hanyuma kubw'imirimo yagiye akora ku cyo bita Pax Romana, aza gufatwa nk'umuntu ukoze ibidasanzwe mu Baroma, hanyuma bituma bamushyiraho nk'Imana, bamugira nk'ikigirwamana. Murabizi ko Yesu avuka n'ishusho ye yari kuri cya giceri, bamufataga nk'Imana. Rero hari igihe cyabaga buri mwaka, buri gihe ngarukamwaka bajya kumutambira ibitambo, bakamufata nk'Imana, bakamurenya, bakamusenga. Itorero ryaje guhura n'akaga ko kutamuramya, bakavuga ko Yesu ari we Imana, Yesu ari we Imana, ari we wapfuye akazuka, ubundi nta muntu ukwiye kuramwa ngo asengwe. Nicyo rero Yohana yazize, kuba yandika aravuze ngo yazize guhamya Kristo, yazize nawe rero Caesar worship. Hanyuma mu gihe cy'umwami witwa Domitien cyangwa se Domitian wabaye mubi cyane, niho yatoye kugirwa cy'Ipatema, ariko agezeyo Imana imuha amakuru y'amatorero arindwi yari muri Aziya ntoya. Rero Yohana yari umushumba w'itorero ryo muri Efeso, aho twakwita nka paruwasi. Niyo mpamvu n'itorero rya mbere ryahawe uru rwandiko ari itorero ryo muri Efeso. Hanyuma Yohana yerekwa rero, yarimo yereka uburyo izo nyenyeri ndwi, ubundi muzi ko umubare karindwi ari ubwuzure bw'Imana, yarimo yereka ubwuzure bw'Imana. Ibitereko birindwi bivuga amatorero, ari amatorero ni uburyo Imana ifite amatorero mu biganza byayo, ifite abakristo. Izo nyenyeri ndwi ifite abakristo, ifite itorero mu kiganza. Yesu aravuze ngo intamba zanjye nzifite mu kiganza, ntawe uzazimpfupfunyura mu kiganza cyanjye. Reka twihute rero, niho yanditse rero, anandika n'ubutumwa bwiza, ariko ntabwo yabyandikiye ku kirwa cy'Ipatema, ko yaje kuvayo hanyuma ajya kwandika nyuma yaho. Kuki rero itorero rigomba guhura n'akaga, kuki rigomba guhura n'imibabaro? Rikiri mu isi ni ngombwa. Paulo yandikiye urwandiko rw'Abakorinto, yaranditse ngo turababazwa, turakubitwa, turarenganwa, ariko ntabwo dukutse imitima. Ntidukutse imitima. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo tumeze nk'abashobewe, oya. Kubera iki? Kubera ibyiringiro by'ibyo twizeyemo. Hari uburyo itorero ribaye mu buryo bw'ibanga ryananiye Satani kurifatisha. Hari uburyo umukristo abaho kwibaza ngo abayeho ate, ubundi abayeho adarya ate, yambaye ate, abayeho ate. Uburyo bw'imibereho yacu rero y'abana b'Imana burahishwe. Niyo mpamvu isi yarabuyobewe. Niyo mpamvu Satani kugira ngo afatishe neza abantu b'Imana byaramunaniye. Murabizi Yesu avuka yari yegeje kwica impinja ngo kuva ku myaka 2 akora estimate apfa kugereranya, ariko arahusha. Murabizi Mose avuka, bana benshi baravutse, ariko Mose abaho. Muhumure rero, uburyo bwawe ubayemo burahishwe, kode yawe irahishwe, ntago Satani yayibona, kuko yaza kwibona aba yarakwishe. Impamvu Dawidi yaravuga ngo yataza kwiteka mu ruhande rwacu baba baratumize bungure. Humura rero, urahishe. Uburyo bw'imibereho, ubutabazi burahishe. Ntabwo Imana, umuntu w'Imana arahenze. Ntabwo umuntu w'Imana ari umuntu ubonetse wese. Humura rero. Impamvu ya mbere umukristo agomba guhura n'intambara, cyangwa itorero rigomba guhura n'intambara, niyi nuko itorero riri aho ritari rikwiye kuba riri. Ntabwo isi turimo ntabwo ari iwacu, ntabwo ni transit. Iyo umwana atari iwabo rero ntabwo agira ubwisanzure, ntabwo amera nk'uri iwabo. Umunyarwanda aravuze ngo iyo umwana ari iwabo avuna umuheha akiyongeza undi, ariko iyo umwana atari iwabo, mbibutse, iyo avunnye umuheha ategereza kuba muhundi, ntabwo agira freedom, ntabwo yisanzura, hari ibyo abatemerewe. Natwe rero mu isi, itorero mu isi, umukristo mu isi, hari ibyo tutemerewe, kuko ntabwo turi iwacu. Hari imvugo za bene urugo tutemererwa kuvuga, hari imyambaro ya bene urugo tutemererwa kwambara, hari ibyo kurya bya bene urugo tutemererwa kurya, hari ahantu abanyurugo tutemererwa kugera, kuko ntabwo turi iwacu. Tuzagira ubwisanzure tugeze iwacu mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Mpamvu muri ibyo byavuze ngo mbese ni habera bazajya kuba, ni hehe bazaruhukira, ni hatagera intambara, nta handi ni iwacu. Umunsi twageze iwacu tuzaruhuka, tuzaba amahoro. Niyo mpamvu ntabwo umuntu ahuzwa amarira atarize. Reka turire n'ibyo, reka tubabazwe n'ibyo, mu ijuru tuzishima. Niyo mpamvu ngo nitugerayo tuzaririmba, tuzanezerwa. Hari indirimbo umuririmbyi yaririmbye ni Jehova Jire, aravuga ngo Nicolas ariko avuze ngo nimara kurenga ibicu ngo nzabwira isi ngo urabeho, nzabwira isi ngo urabeho. Bari indirimbo Jehova aravuga ngo hari igihe nabonye ngo itorero ritaha, ngo mbona itorero riratashye, ngo nabonye intsinzi y'abera. Imana ihabwe icyubahiro. Mu ijuru tuzaruhuka. Reka turuhe mu isi, dutunda imiba turuha, duhinga turira turuha, ariko mu gutunda imiba tuzanezerwa.
itorero rero mu Kristo ugomba guhena, kuko aho uri ntabwo ari iwanyu. Isi Satani yarayigabanye, yabwiye Yesu aramubwira ngo ubu bwami n'ubwanjye narabugabanye. Turi mu isi itari iyacu rero. Yesu agiye kujya mu ijuru yaraseze asengera abigishwa aravuga ngo data ubarinde umubi, ko yarazi aho abasize aho ariho. Yarabasize mu mpyisi. Turi mu isi y'ingome, turi mu isi irimo ubugome. Turwana n'isi n'umubiri na Satani, turwana n'ingabo za Mede n'Abaperise, turwana n'ibitero bitandukanye, ariko nimuhumure mu ijuru tuzaruhuka. Murire ariko muzaruhuka. Hirya ya Yorodani hari umunezero, kandi mbibutse ko hari amahoro yo mu mutima Kristo ajyaho abantu be. Hari umunezero abise bajya kugura ku Gisenyi bagatembera bakarya inkoko bakajya za Dubai bakajya ahandi. Tuzaruhuka byiteka tugeze iwacu. Iyi garante ndayibahaye. Torero mukiri mu isi ntimuza, ntabwo Satani azaborohera, kuko ntabwo mumuha agahenge, nawe rero ntabwo azabaha agahenge. Iyo mubyina mu rusengero, iyo dusenga, tuba tumeze nk'abantu bari kwigaragambya, tuba turimo tuzamura ibendera ry'ubwami bw'Imana. Urumva kuzamura ibendera ry'igihugu mu kindi gihugu, ntabwo ubwo bwami bwakugwa neza, ariko nimuhumure. Indi mpamvu ya kabiri itorero rigomba guhura n'intambara, cyangwa umukristo agomba guhura n'intambara, ni ubutunzi itorero rifite, ni ubutunzi abakristo dufite. Imana ihabwa icyubahiro. Hari indwara zinanira abaganga abasipesialiste, yagera imbere y'abantu b'Imana zigakira. Hari ibihishwa abanyabwenge, abana b'Imana duhishukirwa. Dufite amahoro, dufite ubutunzi isi ishaka itazabona. Reka mbabwire umwe muri ubwo butunzi nihuse, ntabwo ari inzu, si amamodoka, oya, si amafaranga. Dufite ubutunzi bwitwa amahoro. Amahoro arahenze muri iyi minsi. Niyo mpamvu leta z'ibihugu byinshi zishora bije nyinshi mu bitwaro bitandukanye, mu gisirikare, mu bwirinzi bw'ikirere, mu makaje, kugira ngo bagure umutekano. Umutekano urahenze, amahoro arahenze, arahenda nshuti z'Imana. Ariko twe tugira amahoro tutagura, tutarindishwa na za kajugujugu, tutarindishwa n'ibisaso, ahubwo amahoro Kristo atwihera. Muhumure rero, dufite ubutunzi, dufite amahoro, dufite uburinzi, dufite umwuka wera, dufite isezerano ry'uburinzi, ubugingo buhoraho. Ni ubutunzi buba mu itorero, muri buka Petero na Yakobo bahuye na cya kirema, barakibwiye ngo nta feza nta n'izabo, ariko icyo dufite turakiguha. Ntabwo bagihaye amafaranga, ahubwo bagihaye ubutunzi bugiye gurukaho cyari cyaramaze iminsi bagiha amafaranga, ariko ntikivaho. Ariko ubutunzi dufite ni ubuhagurutsa abantu mu byaha, ni ubutuma abantu baryama bagasinzira, ni ubukura abantu mu burema, ni ubutuma abantu bahumuka amaso, ni ugutuma bazinzwe bazingurwa, ni ugutuma abantu bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubwo butunzi rero ntabwo Satani abwishimiye. Niyo mpamvu igiti cyose gifite imbuto giterwa amabuye, kandi nta bwami bwitera mu byibuke. Ntabwo dufite amahoro, isi irimo iririra yabuze, twe turaryama tugasinzira. Nta fensi, nta makamera ari ku bipangu, nta ntaki, ariko tukaryama tugasinzira. Ko Dawidi aravuze ngo nzaryama nsinzire nizigure, avuga ngo naho ingabo zantera ari ibihumbi, mfite umbere maso azajya ndwanirira. Rero humura, ufite ubutunzi, nicyo Satani atashaka. Reka mbabwire, nta kintu ufite mu nzu ushaka wajya uryama ugakingura, ko nta bajura wabona. Nta kintu ufite mu nzu wajya uryama ugakingura byose n'amadirishya, ariko kukimukinga urengera za ntebe, urengera ya televiziyo, urengera ya myambaro, urengera kakabati, urengera ya firigo. Niyo mpamvu ugira gute? Niyo mpamvu ukinga, nuko uzi ko ufite ubutunzi. Kandi umuntu ahura n'abajura bangana n'ibyo afite. Ntabwo umuntu wajya kwiba banki ikomeye yangana nk'uwaza kwiba iwanjye. Reka da, abajya hariya bitwaza ibikoresho bikomeye bigeze gute, ariko abazi iwanjye ni ibisanzwe. Kubera iki? Ibyo mfite bingana n'abajura nagira. Niba ufite iby'igiciro cyinshi rero ugomba guhura n'abaza kubihiga n'abaza kubishaka. Imana itugirire neza. Indi mpamvu yindi rero tugomba guhura n'imibabaro no muri itorero rikorera mu isi. Itorero rinyaga isi, itorero rinyaga Satani. Amagereza y'isi yarafunze, amwe namwe yaruzuye, ariko ibyaha biriyongera. Ariko ijambo ry'Imana ririgishwa, umuntu akihana ubusambanyi, umuntu akihana uburozi, umuntu akihana ubusinzi. Nta gereza imufunze, ntaki, wakatura kandi akabivamo. Niko twahoze tumeze. Gereza zari zarananiwe, inkoni z'ababyeyi zarananiwe, ariko ijambo ry'Imana rirabohora. Itorero ryaranyeze n'umunsi riracyanyaga. Imana ihabwa icyubahiro. Satani rero muramunyaga, ntabwo yanezerwa rero, ntabwo yanezerwa. Niyo mpamvu abavugabutumwa, abahanuzi, abayobozi b'amatorero, abaririmbyi, mutazagwa amahoro, kuko umurimo mukuru urakomeye. Munyaga isi, munyaga ubwami bwa Satani.